yego aho niho twari tugeze. Nuko ubwo mu rukerera Mutima yashidutse abona hari ikintu kimwicaye iruhande ubwo buramutaha, ariko ashishoje neza asanga ni Nyarubwana imureba mu maso. Umutima ati imbwa nta kintu yantwara n'ubundi nyirusha umuruho. Uko yakikubakubye aho mu nguni arahaguruka arivumbura atoragura utwenda dusubiza mu gafuka. Agafuka gakubita ku rutugu atangira undi munsi w'umuruho. Shenge ya Nyarubwana yiciyeho ntiyagira n'ikimutwara ahubwo imujya inyuma. Mutima yatera intambwe Nyarubwana nayo igatera intambwe, yahagarara nayo igahagarara. Mutima abonye ko nta kundi aravuga ati wambwa se ko umuruho wa Mutima utagira uko ungana, urankurikira ngo nzakumarire iki? Ati ngwino tugenda aho uzananirirwa nzabona ugiye. Mutima yasaga n'uwivugisha ariko nibura yari abonye imbwa atura agahinda ke. Mutima arakomeza aragenda inzara ari yose. Mutima agize amahirwe abona ageze ku muhanda wa kaburimbo. Ati numvaga bavuga ko iyo umuntu ageze kuri uyu muhanda aba ari hafi kugerayo, reka nkomeze ngende. Yambwa nayo imuri iruhande. Mutima aragenda igicamunsi kimugereraho, akigenda yumva arananiwe afite n'inyota nyinshi. Ako kanya yumva umutwe uramuriye asa n'uzunze isereri. Ntiyamenyeye igihe yikubitiye hasi munsi y'umukingo. Ariko mana we, ariko mbabwira Imana igira ibyayo, iyo Mutima ataza kugira yambwa yari kugwa aho ngaho. Ubwo Mutima yaguye aho munsi y'umukingo, yambwa nayo irakomeza iramoka ari nako inyuza mwihumuriza. Ikibabaje ngo abantu bose bo muri uwo mudugudu bari bagiye no mu nama ntibari bahari. Imbwa irakomeza iramoka we. Nuko kubw'amahirwe bumaze kugoroba hanyura imodoka y'umuzinga. Nyiri iyo modoka yari umugabo wari uvuye mu ntara yitahiye mu mujyi. Yumva urusaku rw'imbwa n'uburyo yamokaga mu buryo budasanzwe, amenya ko uko byamera kose aho hantu hari ikibazo. Nuko aparika imodoka agenda akurikiye urwo rusaku. Ageze iruhande rw'iyo mbwa abona Mutima munsi y'umukingo. Nuko ubwo yihuse cyane amuterura bwanga ati uyu mwana sinzi wabo, ariko kandi ararembye cyane, reka mujyane mu mujyi muvuze, namara gukira azambwira iyo aturuka. Mu gihe arimo kugenda yambwa inshuti ya Mutima imukana agahinda nk'ako yakamubwiye ati si ubwo munsize hano. Uwo mugabo akubita Mutima mu modoka agenda yihuse cyane atabara uwo mwana. Nka nyuma y'amasaha 5 Mutima yakangukiye kwa muganga acometse amaserumu. Akebutse ku ruhande abona umugabo mwiza umuhagaze iruhande. Nuko uwo mugiraneza mu ijwi rituje cyane yegera Mutima ati niko ma umeze ute? Mutima n'igihunga n'akajwi kari hasi cyane ati n'indi ni hehe, ibi ni ibiki ncometse? Uwo mugabo aramubwira ati humura witinya, banza umererwe neza nzagusobanurira byose. Nuko amuhereza icyo kurya ararya. Mutima arahembwa. Ibyo ntibyatinze Mutima ubwo aroroherwa. Muri icyo gihe cyose wa mugiraneza niwe wari umurwaje. Sinari nababwiye iyo mfura uko yitwa. Uwo mugiraneza yitwa Pierre. Yego ndumva ari Pierre. Kwa muganga bamaze kubasezerera, Pierre na Mutima binjira mu modoka ngo baganire. Pierre abwira Mutima ati nitwa Pierre, ubwo nari ndi mu nzira niviriye mu rugendo numvise imbwa isakuza cyane iruhande rw'umuhanda. Ndahagarara ngo ndebe nsanga uryamye munsi y'umukingo uhumeka nabi cyane kandi wataye ubwenge. Niko kukwihutana nkuzana hano kwa muganga. Ndifuza rero ko umbwira ibyawe byose kugira ngo niba bishoboka ngo usubize iwanyu. Mutima ahera akamusobanurira ibye byose nuko yavuye iwabo nta muntu abwiye, ariko kandi afite intego nziza yo kugera ku nzozi ze ndetse no gushaka amafaranga ngo azagaruke iwabo afashe abasizi. Pierre ubwo abyumvise ababazwa n'uwo mwana ku myaka ye mike afite ubwo butwari. Ati ngwino nkujyane iwanjye, uba uri kumwe natwe ubanza ukire neza, nzaganira n'umudamu wanjye turebe uko twakugenza. Amarira y'ibyishimo yuzura mu maso ya Mutima. Nuko ubwo baragenda Mutima yabonaga ko ibyo yumvishe byose ndetse n'ibyo yabonye ari nk'inzozi kuri we. Ntiyiyumvishaga ukuntu umuntu atamuzi yamugirira neza mu gihe se wamubyaye nta kindi yamuhaye usibye impamba y'agahinda. Bidatinze bagera mu rugo rwa Pierre, mu rupangu rwiza cyane. Mbese kuri Mutima yasaga nk'aho ari kurota. Yabonaga ibintu byose akabona ari bishyashya kuri we. Bakinguriwe n'umugore mwiza utagira uko asa. Uwo nguwo akaba Mukamwiza umugore wa Pierre. Akubise amaso Mutima n'agafuka ku rutugu, iseseme iramurenga. Ati ese mukunzi, iyi nzererezi y'agakobwa uyitoraguye he? Ati umva wanzererezi we, mbona urenga, mbona umugongo, mbona urenga. Aba ni ba bandi batwibira imyenda, genda se mva mu maso. Pierre ati mugore mwiza, uyu mwana afite ibibazo byinshi, mureka ajye mu nzu ibyo ndabigusobanurira neza nimara kuruhuka.
Mukamwiza ati simbyumva, ndabona uru rugo urwacu ruhinduye mu nzererezi. Ati reka nze nigendera ariko ntajye muri iyi nzu, umucisha inyuma mu gikari arare mu bwogero bwo hanze cyangwa umuraranye n'umuzamu. Ye baba we, uwaruse ntaruhuka ko bisa nkaho umutima ahungiye ubwayo mu kigunda. Ntuzacikwe na episode ya 3.